ushobora kubura ahantu utuje ukabona ko nta kibazo, ariko mbere na mbere menya ngo mbese bene data bimeze bite. Kuba uhagaze mu mwuka neza, uhagaze mu gakiza, menya ngo bene data muri iki gihe cya korona tugezemo abantu benshi bamaze gucogora, baranacogoye, baraguye benshi, narabibonye. kuko akenshi ushobora guhura n'umuntu yarabwirizaga neza ariko mwahura ntuzabimenya kuko impano ntayizajya, ariko agakiza karagiye. N'igihe giti ntambara igashira, n'igihe gitumura bugacyawa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Ubugingo TV, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko muri kwira kuri kamera zacu, turi kumwe n'umutumirwa mwiza, umukozi w'Imana. Reka tumuhe ikaze abibwire. Karibu umukozi w'Imana. Mbanje kubashimira ikaze mu mpaye. Amazina nitwa Irambona Isaac. Irindi ni Byiringiro Samuel. Yego. Imana iduhana umugisha. Okay, Isaac, twishimiye kukubona ku Bugingo bushya. Birashoboka ko nanjye uri kumva kuri microphone utanzi. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel. Nkuko twari turi kumwe n'umukozi w'Imana amaze kwibwira yitwa Irambona Isaac, ariko hagataho mwambaye neza. Murakoze cyane, ndabashimiye. Okay, Imana ishimwe. Birakeka ndakeka udufitiye agaseke keza wazane ku bakunzi b'Ubugingo TV. Reka n'ubundi mbere yuko cyane ko ibyo tugomba gukora tugomba kwiragiza Imana, reka ngusengere cyane ko nandi ndakijijwe, nitumara gusenga Imana kugira ngo dukomeze n'ijambo ry'Imana ndetse n'ikiganiro cyacu. Turagushimiye mwami wacu, tugushimiye neza n'urukundo tugirira, tugushimiye urukundo rwawe dukunze. Nyemerera ikiganiro tugiye kugira ndetse kirimo n'ubutumwa bwiza kize kugira umumaro ndetse n'abazabyumva, natwe turi kumwe n'abatandukanye. Ubaho umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Rero buravuze ngo Irambona Isaac, ariko ntago bihagije. Ese ubundi mu bijyanye n'umurimo w'Imana Isaac yabazwiho kuki? Ese ako mu buzima busanzwe akorera iki Imana? Umuhamagaro wawe ni uwuhe? Ikimana inkoresheje uwo mwanya ndagikora, gusa ibyibanze ndumuvuga butumwa, ikindi nkaba ndi n'umuhanzi. Njye ari bara abantu nkundana no kumva ibibakomokamo. Hari ibintu abantu bajya kunda kuvuga ngo abahanzi ntago bakizwa, ariko njyewe njya nibaza kuko nawe bura wavuga ko abahanzi badakizwa, ugasanga baranga abantu baririmba indirimbo za gospel ntago bakizwa. Aho ngo wabivugaho ikiwe nk'umuntu wenda wabwira society cyangwa abantu badukurikiye? Buri ikintu cya mbere nabwira abantu, ntabwo umuhamagaro udakizwa, ahubwo bari mu muhamagaro. Yego. Kuko buri domaine yose uzagira muzasanga hari ababikora neza ndetse hari n'ababivanga. Yego. Rero ntabwo wavuga ngo hari abahanzi badakizwa, kuko no mu bapasiteri hari ababikora neza hakaba n'ababivanga. Merci. Rero umuhamagaro nta kibazo ufite, ahubwo afite ikibazo ababikoramo. Okay. Nicyo kintu navuga. Okay, merci. Usubije neza cyane kandi nanjye biranyuze. Njye umuntu ambwiye ngo n'umuhanzi, ntabwo njye mpita numva, ahubwo ese ubundi Isaac ubundi afashwa n'iki mu buryo bw'imiririmbire? Ducishizo gato nk'indirimbo igikunda gukubaka mu buryo bw'umwuka, kugira ngo n'abadukurikiye batavuga ati koko Isaac, kuko ndabizi neza ko mu kuririmba bikurimo, ntiwabura nk'akantu nk'indirimbo ikubaka mu buzima waririmba nk'amasegonda make kugira ngo twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Indirimbo imfasha ni imwe mu ndirimbo zanjye. Merci. Yego. Ni indirimbo nkunda cyane. Ni indirimbo yitwa Aradufasha. Aradufasha. Umuntu ayikeneye nk'iyo ndirimbo yayikura he? Ni Aradufasha, wakandikamo Aradufasha by Isaac utakwibona. Kuri channel ya YouTube yego. Yitwa Irambona Isaac. Yego. Okay, bagakora subscribe na share na comment. No murimo w'Imana. Okay. Imana igumugisha ngo ducise ku ndirimbo kugira ngo buri wese agira amatsiko ko yazajya no kuyireba kuri YouTube ya Irambona Isaac. Iyo ndirimbo twarimba wenda refere kubw'igihe gito dufite. Yego, nta kibazo. Uwiteka niwe Mana ihambaye, afite ububasha bwo gutegeka ibiriho byose, ni ubiyobora, ajya aringaniza hataringaniye. Uwiteka niwe Mana ihambaye, afite ububasha bwo gutegeka ibiriho byose, ni ubiyobora, ajya aringaniza hataringaniye. Mu mababa ya Yesu niho twibera,
atubundikiye mu miyaga iduhuha, naryama ntasinzira najyarambirwa, mu majyanama aradufasha. Amen. Wow, ndafashijwe kandi ngo mu majya no mu maza aradufasha. Ariko buriya Aiza, hari umuntu muri ubu munsi waba uri kutwumva ariko atazi uburyo Imana ifasha. Ese nawe waba ufite ahantu hato Imana yagufashije? Buriya mbere na mbere ikintu nabanza no kubabwira, Imana ntitwizezwa no kuyumva gutyo mu ivugabutumwa. Icyambere tunayizezwa, kidutera kuyizera ni ibyo tubona yagiye ikora mu buzima bwacu. Yego. Rero mfite ibihamya byinshi by'uko Imana idufasha. Yego. Nawe cyane kuri igihamya. Nanjye ndi igihamya. Niba uri igihamya, ngiye buriya nkunda kuvuga Imana kuko ba Sadurake na Meshake na Bedenego marioneri igeze kuvuga ngo sinari impari, nanjye reka nshake ngo sinari impari. Ariko se wowe ku bwawe ni iki gihamya ufite kigukomeza? Mbega nk'igitsikamutima kuri kivuga utumva reka umusaraba, ngewe nzagenda ndambara reyo naho napfa nzapfa nkimwiringira. Karibu no kubwira abantu. Buriya ikintu maze no kubona, ibintu byagatumye tunizera Imana cyangwa ibihamya ntabwo ari bya bintu bidasanzwe. Yego. Hari indirimbo nkunda, iriya ndirimbo ivuga ngo mu buzima hari ibyiza tubona, yego, tukabifata nk'ibisanzwe. Rero ibintu byonyine bisanzwe twebwe tumenyera nk'abantu, nicyo kintu ahanini cyakabanje gutuma dukomera ku Mana. Asante. Ikintu cya mbere mbanza kuvuga byonyine n'ubu buzima n'aya masaha kuba turi kuvugana, yego, ni ikintu kidasanzwe. Rero ubu buzima n'uyu mwanya mbafite, kuko uretse no kuvuga ngo mu agakiza, ariko n'ubuzima nziko neza ni ikintu kidasanzwe Imana iba yampaye, cyagatumye ndushaho kuvuga ngo hari amahirwe ya byinshi Imana yahindura. Yego. Okay, merci. Murakoze cyane kandi ndafashijwe ku kiganiro gito kigiranye. Rero uhawe karibu kugira ngo uduhe agaseke watuzaniye, wabwira abakunzi b'ubugingo. Karibu natwe tukomeze dufashwe. Murakoze, muhaye kwaze, nge ndagaruka mu kanya turi gusoza. Merci. Ndabashimiye cyane kandi nishimiye ikaze mwampaye ku Bugingo TV. Mbere na mbere ni iby'agaciro gakomeye. Burya umuntu wabimenya wageze ahantu gakomanga ntibakwakira, ariko nubona aho baguha ikaze nawo n'undi mugisha ukomeye. Banje kubashimira kandi Imana bahereza umugisha kandi ndabakunda. Azande, murakoze cyane. Rero hari amagambo y'Imana maze iminsi amfasha cyane muri ibi bihe turimo. Ni amagambo nkunda. Ni amagambo dusanga muri Nehemiya ibice byaho 2, yego, ku murongo wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Yego. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mpera ko ndababwira nti nimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza. Mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ngariko Sanibalati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwamoni na Geshemu w'umwarabu babyumvise baraduseka badushinyagurira, baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti Imana Nyirijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Kwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Mu by'ukuri aya magambo iyo ndimo ndayasoma ni amagambo ajya nkora ku mutima. Shingiye ku buzima mubanje gusoma ku bice byabanje. Ni amagambo akwereka ubuzima uno Nehemiya yarabayemo. Mwumvaga ko mbere ngo yuko ababwira ngo bubake, yababwiye ko hari amagambo umwami yamubwiye. Uyu Nehemiya waje kubwira abantu ngo nibongere bubake, nta buzima bubi yari afite. Ushingiye ku buryo yarabaye mu rugo rw'umwami, afashwe neza nta kibazo afite. Ariko aravuga ngo mbese bimara iki kuba ndahangaha? Iwacu kuri gakondo hameze nabi, harapfuye. Buriya ikintu cya mbere kizatera abakristo guhaguruka ni ukubanza kwibuka. Bakibuka. Hari ikintu cyantangaje ngo wenda tutarajya kure mu ijambo, ngo hari igihe inzu ngo y'Uwiteka rimaze kubakwa, ngo imaze kubakwa ngo abasore bayirebye ngo baranezerwa cyane, ngo ariko abasaza baraho ngo babirebye bararira cyane, bitewe nuko bibutse
bageranyaga iri kuba ku cyo gihe ni yari yarabanje ku bwa Salomo bararira cyane babona ko hari ikintu kidasanzwe cyahindutse. Rero bene data, ikintu cya mbere gikwiye banza umenye ngo ushobora kubura ahantu utuje ukabona ko nta kibazo, ariko mbere na mbere menya ngo mbese bene data bimeze bite. Kuba uhagaze mu mwuka neza, uhagaze mu gakiza, menya ngo bene data muri iki gihe cya korona tugezemo abantu benshi bamaze gucogora, baranacogoye, baraguye benshi, narabibonye. Kuko akenshi ushobora guhura n'umuntu yarabwirizaga neza ariko mwahura ntuzabimenya kuko impano ntayizajya, ariko agakiza karagiye. Umuntu yaranturaga ntabwo bizabura. Umunsi abantu bazirirwa bavuga mu ndimi ariko agakiza ntagahari. Naje gusanga ikintu gikomeye Satani arwanya ntabwo azarwanya kukorera Imana, azashaka uburyo uzayikorera ariko uri hafi, uhanure uri hafi ye, ubwirize uri hafi, kuko ntabwo arwanya impano ufite. Ikintu cya mbere akwiye kurwanya ni kamere y'Imana iri muri wowe, ugakorera Imana ariko utari umwana wayo, birya bita kucyaha. Ukayikorera umusambanyi bigakunda, ukayikorera wese kuroka abantu bigakunda, ukaririmba ukora ibindi byangwa nayo. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ngo mpera ko ndababwira ngo mbese ntimubona ko tumeze nabi, namwe ba Kristo muri kunyumva. Mbere na mbere ntimubona ko tumeze nabi. Buryo umurimo w'Imana wakorwaga kera uyu munsi byarahindutse. Uburyo ibintu byari bimeze byarahindutse. Wabaye muri tekinoloji. Yesu yigeze kuvuga ikintu gikomeye, aravuga ngo ntabwo ushobora kujya kunyaga ngo umunyembaraga utabanje kumuboha. Ntabwo ushobora kujya kwambura umuntu ufite amaboko akomeye, ufite ingabo n'imbaraga zo kwirwanirira, utabanje kurwana ngo muhangane umubohe. Rero ikintu Satani yakoresha abantu b'uyu munsi, arimo kubohesha abantu ikintu cyitwa guhuga, kubahuza Imana bakaba mu gahuge, wa mwanya baboneraga Imana bikagira gute, bagatangira kuburira mu bintu bisa nk'ibidafite umumaro. Ikindi Satani atera abantu kugira amahoro ashingiye ku kuba babayoboraga batabareba. Runaka nta kintu byagiye bimbabaza cyane muri iyi minsi ya korona, abantu babaye nk'abashirika isoni. Ugasanga runaka pasiteri nta ugihari, nta gakinkontororo, ugasanga wakoraga ku ijisho rya pasiteri wawe. Ariko no mu gihe adari umenye ko Imana irebera hose, kandi ntabwo dukorera kugira ngo abantu badushime, dukorera kugira ngo Imana ibashe kutugira idushime. Ngo mbese mpera ko ndababwira ngo ntimurebe ko tumeze nabi, Yerusalemu habaye amatongo. Nyamara wabivugaga yari ari mu buzima ari ibwami afashwe neza, ariko aravuga ngo ntacyo byaba bimariye gakondo yanjye igize gute, yarasenyutse. Byamara iki ruko mu gihe naba mbona ko mpagaze neza, mperukana nawe uri umuntu w'Imana, tugara barandavuye, nta kamaro. Byamarira iki kuba twaraherukanye usenga neza, nkabamagaze mu gakiza neza, twazahura nkabona warandavuye. Ndabyanze nitwa rukundo. Icyo kintu cya mbere dukwiye guharanira niba turi umurimo wa Kristo. Twongere duhaguruke bene data, ngo arababwira ngo nuko mbabwira amagambo umwami yagize ate, ngo amagambo umwami yambwiye yose, ngo mbabwira n'imirimo yose Imana yankoreye. Arababwira ngo none mureke twiyungemo imbaraga twubake. Haleluya, amen. Amaze kubabwira ayo magambo akomeye, ngo nuko ngo batangiye gukora uwo murimo mwiza, ngo hari abagabo batatu Sani Baratito ndetse na Gashema. Ubundi abo batatu turagendana iteka mu buzima bw'umukristo wese, iteka mu gikorwa cyiza cyose wagambirira. Ntabwo bizabuza Satani barahari benshi bahari badusenya kubugambirira gukora neza. Hari umuntu ubuzwa amahoro no kukubona umeze neza, hari umuntu ubuzwa amahoro no kugira ngo umurimo w'Imana usubire inyuma, hari umuntu ubuzwa amahoro no kugira ngo arwanye iterambere rya buri kimwe yaba mu murimo w'Imana. Ngo nubwo bari bagambiriye gukora umurimo mwiza, niko biri yavuze, ntabwo byabujije Sani Baratito na Gashema guhaguruka. Ariko ikintu nakundiye Imana, ntabwo imbaraga zayo zizagaragara mu kuduhunza ibibi, ni ukubitwegereza bikaduhiga bitureba, ariko ikagaragarizamo imbaraga zayo. Ntabwo bizagaragara mu kuguhunza bya bindi kubwira, izabikurindiramo ubigiramo ndetse ubone ko birangiye, ariko uzatungurwe no kubona uhavuye nta ruhare rwabigizemo. Haleluya. Ikintu cyaje kuntangaza, yavuze ijambo rikomeye ngo nunyura mu mazi ngo nzaba ndi kumwe nawe atemba, ngo nunyura no mu muri utwika ngo nzabana nawe. Bitewe n'iki utageze mu mazi ngo ubone ko yagezemo birangiye, ntabwo wazamye imbaraga z'Imana. Utageze mu muriro ngo ubone ko wanawugezemo, binagaragare ko wawukandagije birenge uvuge ngo birarangiye, ntabwo wamenye imbaraga z'Imana. Zigaragara wageze no mu muriro. Haleluya. Ariko uziko ikosa abakristo dufite ari uko batekereza ko ntabwo bashaka ko duca mu muriro, ariko ijambo rirantangaje ngo nunyura no mu muriro ntabwo uzaya. Ni ngombwa burya tunyure mu muriro, ni ngombwa tunyure no mu mazi, kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragara burya twageze no mu bibazo, zigaragara mu bikomeye. Kandi ikintu kidasanzwe naje kubona, ibi bihe hari igihe abantu babifata nk'ikiza gitunguye Imana, tugabifata nk'icyago. Hari ibihe uzanasengera nubwo byaba bikomeye ntibihinduke, bitewe n'uko ari nk'umunzani Imana ibizanye. N'ibi bihe duhagazemo byaje kugira ngo bigaragaze ngo agakiza k'abantu kameze gate. Kameze gate koko.
hari ikintu cyaje kuntangaza, hari uburyo umuntu aba asa nkaho ari igikomerezo cyangwa uburyo agaragara mu murimo w'Imana atera ubwoba. ati yarigeze igitse buriya hari ikintu twakundaga gukoresha, uzarebe nka dendo. Dendo cyangwa ikibata se buriya. Hari igihe ngibona ikintu kije ikabyimbya amababa. Ugasanga abantu bari bameze nka zo mu murimo w'Imana. Ba dendo kababayeho. Ugasanga burya bunini ntabwo ari ubw'uko umubiri ungana, nubwo guforeka kw'amababa. Nta kintu runa. Iyo uyipfuye usanga ari nk'inkoko. Yewe. Usanga nta nakanyama kanini. Ibyimbya amababa ukaba wayibona nk'intwari bidasanzwe. Ba dendo bihangana. Rero ibi bihe byaje kugaragaza abantu bari mu murimo w'Imana bameze nkazo. Byaje kugaragaza mbese agakiza umuntu gahagaze gute ku giti cye. Yego. Kuko ibi bihe nibihe, kuko ijambo ry'Imana ngo umukiranutsi ukuragaragara mu bigeragezo. Imana ihimbazwe. Umuntu atageragejwe ntabwo azagaragara nk'ukiranukira Imana by'ukuri. Ndabyumva. Kintu rero igihe nk'iki ngiki, mu gihe umurimo w'Imana utangiye gusenya cyangwa mu gihe Yerusalemu habaye amatongo, nicyo gihe hakina abantu bo kugira ngo mbese turebe ngo igihe cyo kubaka ko duhagurutse, Sanbalati na Tobiya na Geshemu bakabahagurutse, umuntu uzatinyishwa nabo ngabo ni muntu ki? Iteka ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Uwiteka atarubera amaso umudugudu. Yego. Ngo umurinzi yabera amaso. Yabera amaso gusa. Kandi ngo Uwiteka atarewubaka, uwakubaka wese yakubakira ubusa. Ariko Uwiteka akeneye abantu bameze nk'aba Nehemiya, ashyiramo ibyo bitekerezo bye byo kugira ngo bake umurimo we. Asante. Rero nicyo gihe gikenewe uyu munsi. Ariko ibi bihe bizaza kugaragaza iki? Ese ngo uyu muntu Rukundo ko akora umurimo w'Imana kuri Zaburi nshya, aho ntabwo yaba ari icyapa kiyobora abantu abagatambuka kigasigara. Imana dutabara. Aho ntabwo yaba ameze nk'impanda iburira abantu bagahunga igasigara. Rero Imana ikeneye abantu izaheramo kugira ngo yubake. Kandi mbere na mbere ikeneye uwitwa umwana we, ntabwo ikeneye umukozi wayo. Ngo Nehemiya arabwira ngo nimurebe ko tumeze nabi. Ariko ubundi ndi kubaza uyu muntu, ubundi ntabwo abantu bari kureba ko tumeze nabi, ko twabaye. Nawe waba uri kudukurikira, banza umenye ngo ntabwo ureba ko tumeze nabi. Ese ibyo wafataga mbere byo gusenga uracyabifata? Ese ibihe wafataga byo kwirana n'Imana uracyabifata? Ahari washoboraga kuba warasengaga kubw'abantu runaka wakira buri kanya iwawe, ushobora kuba warasengaga kubwa runaka musengana kubw'amagurupe yarare, ariko se ntureba ko tumeze nabi? Nawe wigenzure muri uyu mwanya. Niyo umuntu amaze kumenya ko ameze nabi, yongera kwisura akavuga ngo nkwiye gukora iki? Bene data, dukeneye kuba mu bihe byiza tukegera Imana kugira ngo ibashe guhembura ubugingo bwacu. Tobiya na Geshemu ntibazabura kurwanya umurimo w'Imana, ntibazabura kurwanya umurimo mwiza. Ushobora kugambira neza ariko abantu bakakurwanya. Iteka ikintu cyiza iyo kigiye gukorwa, abantu benshi baragihagurukira. Ariko ikintu cyo nababwira bene data, niba ugambira kubaka ukamenya ko umeze nabi ukaba uhagurutse kugira ngo ubake, Imana iri kumwe nawe. We guterwa ubwoba na Tobiya na Geshemu, kuko yababwiye ijambo rikomeye. Arababwira ngo mwebwe ngo nta rwibutso nta n'umugabane mufite. Haleluya. Kintu cyo cyaje kunezeza nuko nyuma y'umurimo w'Imana dukora hari urwibutso. Wakorera umuntu ntagushime, ariko nyuma y'ibikorwa byose umuntu akora hari urwibutso. Ibintu byose umuntu Imana yavuze ngo ntabwo iki kiranirwa ngo yibagirwe umurimo. Ushobora gukora umushinga wawe ntabimenye ngo agushime, ukaba uri muri korari ugasubizwa inyuma abantu ntibabimenye, ariko umurimo w'Imana ukora waba wiherereye upfa kubugambira kubaka umurimo w'Imana hari urwibutso. Ngo mwebweho nta rwibutso ngo ndetse nta n'umugabane mufite muke, ngo muri iki gihugu ndetse no muri Yerusalemu. Haleluya. Nicyo gituma tudacogora. Nuko tuzi neza ko hari ibyiringiro by'uko nyuma y'ubu buzima hari ubuzima kandi hari ingororano. Nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushyashya. N'igihe giti ntambara igashira, n'igihe gitumura bugacyawa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Ziko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo, ziko rero uhora witeka, noneho ntacyo mubabaro untwaye, kuko nzabibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavanaho
umara umubabaro wose. Nibyo byiringiro by'umukristo. Haleluya. Kuba ufite ibyo byiringiro nibyo bizagukomeza. Ukavuga ngo nubwo nakubaka Tobiya na Geshemu bampagurukiye, uzavuga ngo ndakomeye. Kuko umukristo wese w'ukuri ibyiringiro bye nuko azajya mu ijuru. Uyu murimo kubakwa ntabwo turi kubaka amazu asenyuka, ntabwo turimo kubaka isengero uyu munsi zirafunze. Hari ibikorwa umuntu yubaka mu gihe tugeze bikazaburwa ibutse imbere y'Imana. Hari ibikorwa umuntu yubaka yiherereye, Imana ikazabiha agaciro. Hari ibikorwa umuntu yubaka muri cya gihe abantu badahari, Imana ikazabikwibuka. Nicyo gihe Imana izavuga ngo mwana wanjye nuko uruhuka, kuko wakoze neza. Nari ndwaye uransura. Muri iki gihe hari abantu benshi bababaye, hari abantu benshi baremerewe. Ntabwo uzakora kugira bigire agaciro ko wazanye televiziyo runaka kugira ngo barebe ko wafashije abantu. Ibikorwa uzakora wiherereye kubw'umutima ukunda, nibyo bizaburwa ibutse imbere y'Imana. Mureke twubake bene data, twibuke neza ko turi mu gihe gikomeye, kandi muri iki gihe gikomeye nicyo gihe abantu benshi bazatungurwa. Mureke twubake ibikorwa bizabasha kutubera urwibutso imbere y'Imana. Kuko iyi minsi ya nyuma turimo, abantu ikintu kiri gutuma badamarara ugasanga baratuje, nukubera ko bataramenya ko tumeze nabi bene data. Nukuri iyo umuntu amenye ko ameze nabi bimutera guhaguruka, kavuga ngo ubuzima ndabwanze. Ruku ikintu kidasanzwe cyaje kuntangaza, wenda nicyo kintu tujya gusorezaho. Dawidi ngo yageze ngo ahantu hari kubera urugamba, ngo abona ikintu kidasanzwe, abona aho umugabo gutyo utarakebwe atuka Imana, agatuka n'ubwoko bwayo, akayituka akanagasuzugura. Ngo Dawidi abirebye abona Abisiraheli bazi Imana yabashije kubarwanirira, ikabakura muri Egiputa, ikabagaburira batatetse, bakanywa amazi batavomye, bakambuka inyanja itukura. Abantu babonye ibyo bikorwa byose Imana yakoze, Dawidi atungurwa no kubona barabyakiriye, baratuza. Abona Goliyati aravuga, bagatuza bakihisha mu myobo. Aravuga ngo ibi bintu ntabwo mbimenyereye, aravuga ngo ibi bintu ntabwo bikwiye. Yavuze ikintu gikomeye, ndamukunda cyane. Aravuga ngo ariko ubundi wakica umuntu bamukorera iki? Bamugenza ntihabanza burya hari ikintu tudakwiye kugombera kubaza Imana, kuvuga ngo bitewe nuko nkeneye ko icyubahiro cy'Imana uyu munsi kigaragara. Aravuga ngo ariko wakica umuntu byagenda ngo abantu bakimara kubyumva ngo igihe kigenda vuba ngo kiba kikwise ku mwami. Aravuga ngo ninde muntu avuze ko yakica umuntu? Ngo Dawidi ikintu kidasanzwe ngo baramuhamagaje, ngo niko ngo bavuze ko wakica umuntu. Ngo ikintu kidasanzwe ngo bamwambitse ngo imyambaro, ngo imyambaro Sawuli yari amaze kugira gute, ngo yaramenyere kuba yarwanisha ngo ku rugamba. Ngo Dawidi cyantangaje ngo yamaze kubyambara, avuga ngo ntabwo ari uko nguko nabimenyereye. Ibi ntabwo nabimenyereye. Ikintu cya mbere ngiye kukubwira, uzagendere mu mavuta yawe nk'uko bikwiye. Uko Imana yaguhamagaye nibyo bizakugeza ku masezerano yawe. Uko Imana yaguhamagaye nibyo bizakugeza ku mugambi wayo. Ntabwo bizashingira kuko witwara nka Isaki, ntibizashingira kuko witwara nka runaka. Ngo nabonye runaka kuko bigenza gutya nibyo byagera neza. Uko Imana yaguhamagaye indangagaciro zawe nizo zizakugeza ku mugambi w'Imana. Ndavuga ngo mwami, byari byiza ariko ntibinkwiye. Ndagenda uko nahamagawe, uko nahamagawe neza, kuko ntabwo yigeze atsinda intare yambaye iriya myenda, ntabwo yigeze atsinda idubu kuko yambaye imyenda nk'iya Sawuli. Aravuga ngo yanshoboje kurwana cya gihe nuko ndi, nibyo ngiye gukoresha. Ngarangije ngo akuramo imyenda ngatiye atora amabuye. Ngo yagiye ngageze imbere ya Goliyati, aravuga ngo wa mugabo we, ngo nteranya ngo ingabo amacumu n'uducumu, ariko aravuga ngo ngenda gutera mu izina ry'Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Byashingiye mu kumenya ko Abisiraheli bameze nabi. Aravuga ngo akagasuzugura Abisiraheli bafite ntagaciye, ngashyigikiye byaba ari ukutagaragaza agaciro k'Imana. Hari agasuzuguro gakwiye gucika. Mbere na mbere umuntu abanza amenye ngo meze nabi. Numenya ko umeze nabi hari ukemeza ubufata. Imana ishimwe. Burya hari Imana igishyigikira umuntu wagambiriye neza. Imana yarebye kugambira ko yari iravuga ngo kubwuko uvuze ngo izina ry'Imana yanjye, ngo Imana ya Isiraheli bimenyekane kariyo Mana, nanjye ndaje inshyigikira uko kugambira neza. Nshuti yanjye nawe uri kunkurikira, gambirira neza kubw'umuryango wawe, ugambire neza kubw'umurimo w'Imana, ugambire neza kubw'igihugu cy'u Rwanda, ugambire neza kubw'isi yose. Imana hari ikintu igiye gukora. Umuntu ugambiriye neza, ngo Nehemiya yarahise akababwira ngo nuko mbabwira ngo imirimo y'Imana yanjye, ngo mbabwira iby'umwami byose yambwiye. Ikintu kiri bugutere kongera kwibuka, ugahaguruka ukubaka, menya imirimo y'Imana yakoranaga nawe kera. Wibuke ya minsi ya kera uburyo Imana yagiye ibana nawe, ni wibuka uburyo Imana yagiye irwanana nawe, uravuga ngo nkwiye kongera nkagaruka, kuko Imana ntaho yagiye, yiteguye gukorana n'abantu bahagurutse kugira ngo bubake.
Ruko tumeze nabi. Yewe tumeze nabi. Ntabwo umeze nabi. Yewe ngende kumva meze nabi. Tumeze nabi. Tumeze nabi mere na mbere menya ngo umeze neza. Ese ukondi birakwiye. Haraho akabaye uri ariko kubwuko ibihe tugezemo Satani ari kunamura abantu benshi. Atumye abantu benshi bamererwa nabi mu buryo bw'umwuka. Hari abantu bameze nka wa mudugudu. Hari umudugudu ngo abasore beretse Elisa baramubwira ngo dore databuja ngo uburyo no mudugudu uti ahantu heza. Ni umudugudu ngo batse ku musozi mwiza, ngo ni umudugudu ufite amatara meza, ufite imirima myiza. Ariko bamubwira ijambo rikomeye ngo databuja ngo nubwo ugaragara neza no mudugudu ngo buryo umuntu ahageze ashonje yicwa n'isari kuko imyaka yahirarumba. Ngo kandi nubwo bireba amazi yaho nubwo ureba hari amasoko nubwo agaragara neza ari imigezi, iyo uhageze ufite inyota wicwa n'inyota kuko amazi yahararura arica. Hari abantu bagaragara neza ukabona rwose agaragara nk'umukristo umeze neza, ariko amushakira iby'ubugingo ukabibura. Ukamusangaho amagambo afite impano yo kubwiriza ameze, ariko wamusanga ugasanga nta magambo yaguhembura. Abantu bameze nk'ibikatsi, abantu bamaze kuba ibikatsi mu buryo bw'umwuka, ariko umuntu namara guhembuka, Imana nimara kuguhembura, ijambo n'Imana yavuze ngo nuko amasoko y'ubugingo azatemba ava muri we, abandi babashe kuguhembukira. Numara guhembuka abantu bazagushakira amahoro. Ariko tumeze nabi bene data, tumeze nabi. Mureke dusabe Imana ngo Elisa akababwira ikintu gikomeye ngo nimunshakire ngo intorezo, ngo mundebere ngo n'umunyu, ngo bajya ku isoko. Imana ngije ije kugira ibyihindura mu buzima bwa muntu. Ibanza ikajya ku isoko ikavuga ngo mbese isoko y'ibi ngibi byaturutse kuki? Byaturutse kuye mpamvu. Nehemiya yagiye kubaka aho byahereye basenya, no yahereye yubaka. Sifa kwa Mungu. Imana nijya kukubaka mbere na mbere niba uyemereye, izahera kwitangira ry'ubuzima muri uyu munsi. Amen. Abariho ibasha gutangirira ire mu bundi buzima bushya. Ariko mbere na mbere ndababaza ngo mbese witeguye kuyakira kugira ngo yongere ubake ubuzima bwawe? Yego. Nta kindi uretse umutima ukunze. Amina. Haravuze ngo Yesu nigeze kuvuga ngo umutima urakunze ariko umubiri uranze. Ariko nta kindi Paulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. No kuri burangiye ndafashwe umukozi w'Imana, kandi njyewe ndi gufashwa hari gihe mba numva naguruka. Kandi Imana iguha umugisha. Yeremiya nako Nehemiya n'umwe mu bakozi Imana nkunda, kandi bajye banyubaka, warwanya ishyaka ry'ibyiza. Turi gusa nk'abagigana ku musozo, hari icyo ngiye kubaza kugira ngo duse nkaho dufata nk'umwanzuro tugire inama abantu badukurikiye. Ubu tuvugana hari umuntu wagize ishyaka ry'ibyiza byo kuvuga ngo agiye gukorera Imana mu buryo butandukanye. Ashobora kuba yararirimbaga, ashobora kuba yarafashaga imfubyi, ashobora kuba yarafashaga abakene, ashobora kuba yarakuraga imirimo itandukanye. Ariko hari umudayimoni witwa Sanibalati na Tobiya wamuciye intege, amagambo akamuca intege, wenda kwangwa n'abantu n'isi bikamuca intege. Ni byinshi bica intege mu rugendo, ntavugira ngo igihe cyatubana gitoya. Ariko uwo ngo twamugira ihe nama. Icya mbere wavuze ijambo rikomeye ngo ubundi kugira ngo ubashe kubaka ni ukubanza ugasobanukirwa yuko wamaze kuba igitutsi. Nehemiya namukunze, yari abantu batari kubundi ntago mureba yuko twamaze kuba igitutsi. N'inzu y'Imana yabaye amatongo. Ubundi twabigenza dute? Yigira inama ikomeye yo kuvuga ngo reka twubake. Ariko harahirya hari uwitwa Sanibalati na Tobiya. Ese umuntu yakora iki kugira ngo akore umurimo w'Imana ariko na Sanibalati bari kumwe ariko agashobora umurimo? Kuko Nehemiya hari ikintu cyiza yakoze. Yarasenze, arangije arubaka, ariko yubaka afite n'inkota. Wakirigitaho gato uburyo tujya dukorera Imana, ariko ni ngombwa ngo tube dufite inkota kandi tukanakora. Abantu benshi hari ikosa bafite, bari kubaka ariko nta nkota. Ese ibintu ujye ubibona ko abantu benshi bari kuvuga Imana ariko nta nkota. Uri kubona ko abantu bari guhanura ariko nta nkota. Nicyo kibazo abantu benshi bafite. Karibu ngaho tanga umwanzuro nurangiza uranadusengera. Urakoze. Yego. Ikintu kidasanzwe buriya nababwira bene data muri iyi minsi ya none tugezemo. Yego. Ibyo kugeragezwa n'ibyo. Ibyo biranahari. Kandi Imana ntizigera inabikuraho. Bizanabura. Kandi ikintu gikomeye mugomba kwibuka, Imana yaravuze ngo ntabwo izigera igerageresha umuntu ibirenze byabasha kwihanganira. Ahubwo ikintu cya mbere dukwiye uyu munsi, banza umenye ngo burya umurwayi ajya gutera intambwe igana kwa muganga yabanje kwemera ko ari umurwayi. Yego. Iyo utaramenya ko urwaye biragoye ko wakemera kuvurwa. Yego. Imana yavuze ijambo rikomeye rivuga ngo nkunda abankunda, abanshakana ngo kandi abanshakana umwete bose bazambona. Yego. Kandi iravuga ngo noneho
ngo ahamagara hari uwakumva. Yego. Uyu munsi nubwo waba uri mu buzima buremerewe gute cyangwa bukugerageza, mbere na mbere menya ko uyu munsi nubwo umuntu atagira icyo akora ku buzima bwawe, Imana iguteza amaboko. Nta nibikeho rega n'inkota y'ijambo ry'Imana. Ibike inkota y'ijambo ry'Imana. Kuko David yaravuze ngo ngo nabikiye ijambo rya mutima wanjye ngo kugira ngo ntagucumura. Kuko ikintu gikomeye urukundo amaze kubona muri iyi minsi ya none, hari ibihe twabanagamo n'Imana abantu tutakiri byaranabuze ariko byinshi. Yego. Bitewe nuko buriya uko byasa kose Imana yavuze ngo sika, yaravuze ijambo rikomeye ngo siko bizaba kuba mutegereza bose. Yego. Ngo nta n'umuzigero ukorwa n'isoni ngo kiretse ava amasezerano nta mpamvu. Yego. Ariko burya amasezerano yakomezwamo n'iki? No kuba hari ijambo ufite. Asante. Kuko twabonye neza ko na Nehemiya kugira ngo abakomeze bagume muri uwo murimo mwiza, yababwiye ngo imirimo y'Imana yose yagize ate, yabakoreye, ngo ababwira n'iby'umwami byose yamubwiye. Mbere na mbere banza bikanga ngo Imana nikigeze gukora mu buzima bwanjye cyatuma ntayivaho nkuko watangiye umbaza. Ni iki kintu nibura naki? Kuko burya nanifashe ijambo rya Dawidi, buriya buhamya bwa Dawidi. Dawidi ntabwo yatsindishije umwami, ntabwo yatsindishije Goliyati isezerano ry'uko yari kuzaba umwami. Kuko ntabwo yigeze ambwira ati ngo Goliyati nshingiye ku Mana yambwiye ko nzaba umwami. Yarabwiye ngo nshingiye ku mateka y'Imana yamfashije gutsinda intare niherereye, ikamfasha gutsinda. Rero nshuti zanjye, mwe gucogozwa n'amasezerano y'ibitari gusohora, mwibuka amateka y'Imana. Ayo mateka azatuma n'uyu munsi ukomera. Kandi uko byagenda kose menya ngo mbese kuba muri ibi bihe ndimo mfite iki, mfite irihe jambo. Kuko hari ubuhanuzi bwahanuwe muri Amosi, bavuga ngo mu minsi ya nyuma hazaba inyota y'ikintu cyitwa n'inzara n'inyota by'ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Mbere na mbere bika ijambo ry'Imana, kuko ntabwo ushobora kubaka udafite iki rya jambo nk'uko wabitubwiye. Kuko ngo bagiraga igihe cyo kubaka bakagira n'igihe cyo kurwana. Rero nuba busy mu kurwana ntiwubake, uzadindira. Nujya mu kurwana nawe ntiwubake, uzadindira. Rero bifatanye byose. Umukristo ukwiye kugira gute? Ukwiye kurwana. Hari umuririmbyi yahise akavuga ngo ngende ndi umukristo ngo ndi umutabazi, ngo mu ntambara ngira nte ndasana n'ibyaha, ngo ariko mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ibanga nta kindi no kuba hamwe n'Imana. Nuba hamwe n'Imana uzatsinda. Asante. Murakoze cyane. Kuba hamwe n'Imana niyo mwanzuro twaba dutangaje kugira ngo umuntu abashe gutsinda. Nukuri turasoje, ariko mbere ko dusenga watanga nimero de telefone. Hari umuntu ushaka kugukenera agafashwa n'ijambo utambukije, akaba yifuza kuba nawe wenda yagutumira mu murimo w'Imana, cyane ko kwamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo ni ngombwa. Nawe watanga muri telefone, nyuma ugasengera abantu basabira umugisha, noneho tugasoza. Nukuri murakoze cyane, kandi Imana ibahereze umugisha. Namwe wabaye turabashimiye cyane kandi twafashijwe. Ya telefone yanjye nkoresha ni 078 0722 677. Wasubiramo 078 0722 677. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Reka dusengere, usengere n'abadukurikiye. Murakoze. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye ko udukunda mu buzima bwose tunyuramo, no bana natwe habwa icyubahiro. Ngushimiye kubw'uyu mwanya wabanye natwe, singiriho nawe Kristo uri muri nge, shobozwa byose nawe Kristo umpa imbaraga. Ngushimiye kubw'uyu mwanya wose wabanye natwe, ku magambo yawe watuganirije. Reka icyubahiro kikugarukire Mwami. Reka ikiruta byose amagambo yarushaho gucengera mu mitima yacu, aduhindure kandi abashe kugaragara mu buzima bugaragara. Reka ukomeze kudufasha Mwami Yesu. Muri iyi minsi ya none dusohemo, reka ubashe kuduhereza ubwenge n'imbaraga zo kubaka, kuko ijambo rye ryavuze neza ngo Uwiteka atari wubaka uwakubaka yakubakira ubusa, ngo kandi ngo Uwiteka atarobere maso umudugudu, uwabera maso umudugudu umurinzi yabera maso ubusa. Ndakwingize kugira ngo dufashe, utugirire neza, uduhe kwisobanukirwa, tumenye neza aho duhagaze, kugira ngo dutere intambwe igana mu kubaka Mwami. Dushoboze Mwami, abafite ibibazo bitandukanye barengere, tabara igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu byose ku isi muri rusange. Tukize ibihe bigoye kandi dutabare Mana. Duhe imitima iciye bugufi kandi twigishe kubara iminsi yacu Nyagasani, buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha.